Iyo bavuga amateka ya komedi nyarwanda, abantu bahita bibuka amazina y'abanyarwenya bakomeye, ariko hari izina rimwe ridakwiye gusigara inyuma. Ushoboye kumwita Umusamariya Nyakso, ukamwita Kanyabuganda Olivier, ayo yose naye. Nubwo adakunze kuvugwa cyane, yagize uruhare rukomeye mu kubaka uruganda rwa komedi mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 yatangije Nyakso Comedy, umushinga wabaye urubuga rwafashije urwenya nyarwanda gukura ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga nka YouTube. Icyo gihe abenshi bari batarabona amahirwe yo kwigaragaza, ariko Nyakso yahisemo guha umwanya impano nshya aho kwitekerezaho wenyine. Muri uwo mushinga havuyemo cyangwa hakurira abanyarwenya benshi bakuzwe n'abanyarwanda, barimo Kiramani, Patino n'abandi benshi. Icyatumye atandukana n'abandi si ugusetsa gusa, ahubwo nuko yumvaga ko gutsinda nyabyo ari ukuzamura n'abandi. Uyu munsi iyo turebye aho komedi nyarwanda igeze, biragoye kuvuga amateka yayo utavuze uruhare rwa Nyakso. Hari abantu bubaka izina ryabo, ariko hari n'abubaka uruganda rwose. Nyakso ni umwe muri abo bubaka uruganda rwose. Umurage we ntugarukira ku mashusho gusa yasohoye, ahubwo ugaragarira no mu banyarwenya benshi yafashije kugera aho bageze uyu munsi. Niyo mpamvu igihe cyose tuvuga iterambere rya komedi nyarwanda, izina rya Nyakso rikwiye guhora riri mu mazina yubashywe, kuko hari abantu bahindura amateka badakeneye kubivuga ubwabo.